muzi byose. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu arabisubiza. Bibwire Yesu kuko ari muzi byose. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu arabisubiza. Bibwire Yesu kuko ari muzi byose. Yobu yari umugabo ukomeye, yageragejwe n'indwara y'ibibembe. Inshuti ze zose zimushiraho, abwira Imana iramutabara. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu arabisubiza. Bibwire Yesu kuko ari muzi byose. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu arabisubiza. Bibwire Yesu kuko ari muzi byose. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu arabisubiza. Bibwire Yesu kuko ari muzi byose. Pesa ngo wiki. Pesa mushirami ariko murikumva mutatugurira koko. Murikumva icyiciro cy'abana mutakigurira. Aya maseka mwari muzayeseka ryari koko. Umva aba bantu Imana bahumugisha. Ariko mugarade reka ngubaze Imbaza. se nibariza uyu mwana uyu mwana ku myaka 11 twabonye ngubaze ufite indirimbo zingahe? Baguhe mikoro. Mfite indirimbo 10. None se umaze igihe kingana iki muri uyu murimo wo kuririmba? Waravutse uhita uririmba? Ngaho da batereka babanza ugotomereho. Ko mwawe urukumva bimeze bite? Haleluya. Igitaramo murikumva atari sawa. Igitaramo Ariko mwana we. nari ndimo nibariza uyu mugabo uhagaze aha ngaha. Urana umuhungu wanje kugira ngo nabyo bimenye. Yibutse ko se amazi atayazanye. None nawe agenza gute yemwe? Isuku igira isoko. Isuku igira isoko. Ngaho niye komeza yegera uruvugiro. Indirimbo ni zingahe ugenekereye? Ni 10. Ufite indirimbo 10 zose waziririmbye? Hasigaye umwe cyangwa n'ebyiri? Asigaye 2. Hasigaye ebyiri. None se nakwaje ngo umaze igihe kingana iki muri uyu murimo uririmba? Tangiye kuririmba mfite imyaka 4. Ufite imyaka 4. None se nubwa mbere wahagarara imbere y'iteraniro ringana rirya? Nanga se aba ni benshi. Ese urangije gukora ibitaramo bingahe ku myaka 4 kugeza ku mwaka wa 11? Ntabwo nabibara ariko kurikije abantu ndirimbira mbona ni bake. Wumvise ko hariya muri 19 babaye bake, iriya babaye bake. Abantu aririmbira ngo babaye bake. Ese uririmbira ku itorero ryanyu gusa? Ahambere uje ni hano nanga warenze na Firidi? Kose narahageze. Wumvise ko na Firidi y'Uburengerazuba iyo za Rubavu uyu mwana ajyayo. Reka rero dukomeze tumuhe umwanya ku ndirimbo n'ebyiri asigaje. Ebyiri naziririmbe maze natwe muduhe umwanya duta. Mbese uyu mugabo namubashije neza. Twabatumiye mu buryo butandukanye. Ntabwo ari abo ku itorero rimwe, ntabwo ari abo mu ntara imwe. Ni intara zitandukanye uretse ko bigeze gusengera hamwe. Mu Burambi turakora nuvuga ngo abani bake tuzongera tugutumire. Intara yose yagenze gute? Nubu intara iba yateranye, we n'abana bakize we arabizi. Pastor twaravuganye uyu munsi ari nama mu Kidaho. Aravuga ngo azaririmba ngo kugeza saa 5 ngo tuje mu nama mu Kidaho ngo bataje. Ndavuga ni wewe dusinyire gusa ibindi tuzabikora. Aradusinyira, amaze kudusinyira navuga ni mvugana n'umuyobozi nti ntabwo yaba yamaze kudusinyira ngo tuje mu Kidaho atari kwa mu buyobozi, ahubwo
turagerageza kumwemeza kuko ari abandi bakoraga inama, abandi bari mu gitaramo cyawo. Intara yose yari irateranira hano kuko ninjye uhagarariye abana mu ntara, niko twari twarabyemeje. Azagaruka hano intara yose igenze gute, iziteranire muri sitade yacu. Murakoze. Ibyo ngibyo ntabwo tubihakanye, natwe tuzaza tumuri inyuma, natwe tuzongera tumutumire. Mwese mangwiki ntibagirwa. Reka nshimire abayobozi b'abana kuba iki gitaramo cyabaye babigizemo uruhare, kandi buryo ubusirimu burahenda. Bagerageje no gushoramo imitungo yabo. Imana ibaha umugisha, ibongerera impano. Siniwe ndabahagurutsa, barabizi bariyizi, bashime mbikuye ku mutima. Kanshimira itorero ryacu, iyo tubasabye baraduha, bemeye kwemera ko twandika impapuro tugatumira, ndetse n'aba tubashimire ko mwaje. Imana ikomeze iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Iyi ni indirimbo isoza ya yindi yitwa ngwiki, ntago muzi kwibuka amenya tutarayimuha, yitwa okay. Noneho rero nidusoza iyi ndirimbo, twewe turaba dusoje ibyacu, turahaguruka, uyu muyobozi adusengere,
niturangiza umukuru w'itorero wakoze kuri gahunda y'uyu munsi aze adusezerere, duhita tuja gufata ifoto yo turohereza ku mbuga nkoranyambaga. Imana twese iduhane umugisha mu izina rya Yesu.